Yes, twongeye kubashimira tunabasuhuza, tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi k'uyu muyoboro wacu wa YouTube tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ni amakuru aba yizewe, amakuru aba agisohoka mu binyamakuru, aba avugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda imahanga. Ni amakuru dukura ku binyamakuru bisanzwe bikora hano mu Rwanda iwacu, bikora cyangwa se bisohora inkuru mu buryo bw'inyandiko cyangwa se mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose zibagerereho ku gihe, kuri uyu muyoboro wa YouTube mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bwa video. Niyo mpamvu ugiye wakanda subscribe kuri uyu muyoboro wacu utazicuza kuba waradukurikiye kandi uzajya uhora uri update ku makuru avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko. Rero twihuse n'inkuru tuje kubabwira, ni inkuru nk'uko mwabibonye kuri cover y'iyi video cyangwa se nk'uko mwabibonye kuri description y'iyi video, ni inkuru navuga ko ari inkuru itangaje, ni inkuru ishimishije by'umwihariko ku bakunzi cyangwa se abafana b'iki cyamamare, b'uyu musitari nyarwanda cyangwa se abafana bakunda uyu musitari uzwi nka Burikantu. Twabigarutseho kenshi mu video zagiye zitambuka, aho ari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ziba ziri kuvuga kuri uyu musitari Burikantu. Ni inkuru yari imaze iminsi ivugwa ko yatawe muri yombi cyangwa se yafunzwe bitewe n'ibyaha yari yakoze. Ndakeka ari ibintu twagiye tubabwira, twabigarutseho cyane ariko ntitwareka kubibutsa. Byari byavuzwe ko yari yatawe muri yombi cyangwa se yafunzwe bitewe n'uko yari yafungiranyije abana b'abakobwa babiri bari bagiye kumusura kugira ngo abafashe gukora video zo gushaka ku mbuga nkoranyambaga. Noneho akabasaba umukobwa umwe ko yajya mu cyumba, noneho umukobwa yamara kubyanga nawe agafunga urugi rw'inzu ye, akavuga ko batari buze gusohoka batishyuye ibyo bakonsomye. Rero ibyo ntabwo ari byo bituzanye twihuse n'inkuru yacu. Rero ni inkuru mubona ko ari inkuru ishimishije, aho uyu musitari cyangwa se iki cyamamare Burikantu yagaragaye mu rusengero uyu munsi ari kumwe na mugenzi we Buringoni. Ni ifoto yatangaje abantu benshi, ni ifoto iri kugarukwaho n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko twebwe tuyibonye bwa mbere. Niyo mpamvu natwe tuje kugira ngo tuyibereke, namwe muze kuba mwagira icyo muyivugaho. Ni ibintu bidasanzwe kuba twabonye uyu Burikantu yagiye mu rusengero, gusa ariko biranakwiye kuko nk'inkuru twabonye ni ahantu twaje kuba twakwigirira. Ni inkuru n'ubundi twabonye twafatiye aho yabereye, ni ikintu gishimishije kuko n'ubundi byari ngombwa ko ajya mu rusengero by'umwihariko gushima Imana iyo yamufashije kuba yava ahantu hariya muri gereza. Ni inkuru iri kuvugwa n'abantu bagiye batandukanye by'umwihariko, aho abanzi be baba bari kuvuga ko byanze bikunze imyaka mike ari buze gukatirwa ari imyaka itari munsi y'imyaka 5. Rero niyo mpamvu nawe yabitekerejeho akabona ko ari ngombwa ko ajya gushimira Imana yamufashije cyangwa se Imana yamufashije akamukura hariya hantu. Ni ibintu byagiye bigarukaho aho yaje gusaba umwanya wo gushima. Ni video n'ubundi twafashe nayo turi buze kuba twayibereka nyuma, turacyari kuyitegura, aho uyu Burikantu yagaragaye imbere y'iteraniro cyangwa se yasabye umwanya wo gushima, agashimira Imana iyo yamufashije akaza kuba yava hariya hantu amahoro ndetse no mu gihe gitoya mu bintu bitari byitezwe. Kandi rero nk'uko dukomeje kubibabwira, ni inkuru abantu benshi bari kugenda bagarukaho, bibaza ati ese uyu nguyu asenga mu matorero asenga ku cyumweru cyangwa se asenga mu bayisilamu by'umwihariko nk'uko izina rye rivuga, Mutende Abdul Karim. Abdul Karim rero murabyumva ko ari izina ry'abayisilamu. Ni ibintu abantu benshi bagiye bibazaho, bamwe bakavuga ngo ni ibihuha, abandi bati ntabwo ari ibya nyabyo, kandi kuko ni ibintu bitumvikana kuba dusanzwe tuzi yuko ari umuyisilamu ariko akaba yagaragaye mu bakirisitu cyangwa se mu basenga kuri uyu munsi w'icyumweru. Ni ibintu nawe rero yaje kuba yakwigarukiraho, turi buze kuba twabisha muri video turi buze gusohora nyuma. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kuri muyoboro wacu wa YouTube, noneho amakuru yose akagenda akugeraho ku gihe. Ni inkuru rero nk'uko turi kubabwira, ni inkuru ishimishije cyane, ni inkuru by'umwihariko yatunguye abafana be, ubona ko bagiye batera comment zigiye zitandukanye. By'umwihariko ndabizi ko abantu mumukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram mwagiye mubibona, ni ifoto yashyizeho ubwo yari ari mu rusengero, by'umwihariko hari indi yasohoye ari gushima Imana ndetse na video yafashwe. Twabwiye ko turi buze kuba twazibahereza tukazibanyuriza kuri muyoboro wacu wa YouTube. Nta kindi usabwa usibye gukanda subscribe, ukamakinga sure neza ko wakanze kuri notification cyangwa se kunzogera
tubagira kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agiye aba atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Rero nta kindi twababwira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi sinzi kubabwira ngo Imana ibarinde mukomeze kugira ibihe byiza cyane.